Ndakubaza. Usigarigize imfizi y'akarere ku buryo ari wowe usigaye uri guteraguza amada. Kantona uzi ko udashima ibintu byose ngukorera nirirwa nihiringa. Ngaho amafaranga uranyeka nkaguhereza amafaranga. Ariko icyo ushoboye uri guteragura abakobwa b'abandi amada. Noneho ndi no kwivugana. Naye nta kintu utazankora ko Kantona unsuzuguje bigeze ahangaha. N'amafaranga ngirirwa nkuha urukundo ngonirwa. Murenzi muri urukundo rwanjye imbere n'inyuma nyine nta wundi muntu ushobora gukunda atari wowe. Ariko wowe nyine uranshitinga. Kantona nakushaka kumbwira. Kantona ndi kuvugana nawe nta wundi muntu ndi kuvugana nawe rega. Nsobanurira. Sobanura uburyo usigaye uri guteragura amada ngiye ndagenda nkihiringa nkaca bugufi nkarara nkubitwa nkarara mbwirwa amagambo menshi kugira ngo umuntu ubeho neza. Ariko wowe kiri kumemba nukuri guteragura abakobwa amada. Ushoboye gutera inda mbimenye niwo mwuga wawe. Mana nyiringabo we. Kantona ndi kuvugana nawe nsubiza iyi nda byaje gute? Mano. Kantona ushaka ko nsara ushaka ko niruka nka ku muhanda. Nibi ngibi uri kunkorera. Nibi ngibi nyine. Nyine ngusobanurire. Nyine ngusobanurire rero ko nurukundeba. Kantona mbabaro nsobanurire ngira ibi bintu ngo ndabisoba ubinsobanurire neza. Kantona mbabaro nsobanurire ibi bintu biri kubera muri iyi nzu n'ibintu ndi kubona muri telefone yawe. Mana wenda. Akuso undi kuvuga nkaho wajyanga ibintu usomye sinabibonye nge. Mbabarira. Iyi phone si yawe. Ngo amuteye inda cyaza urashoboye wa Mungu. Akuso wagiye ubaza kubaza bitera kumenya. Ushobora kubiyawe. Wagiye ubazara. Ndabaza ibyo ntari kureba. Ntabwo ndi kubyibona ntabwo mbyibonera amaso yanjye. Cyangwa uri kubona ndi mu myinazi gusoma. Ngo amuteye inda. Ari. Yesu we nicyo narindiriye. Banza se wumve. Ariko. Okay, sawa. Ndabona warangije gufata imyanzuro n'undi ntacyo nabihindura. Kwirirwa nshinye umugabo wanjye unkunda. Waje kureba wowe uri gutera abandi bakobwa amada. Ako sinawe ujya ubanza wumve. Wagiye ureka Kantona ni wongeye kunywa nawe. Nyine banza unyumve nyine. Sanga wateye amada. Nongere kunkora nta jambo nyine kumva. Okay. Nimba uzajya mushimisha ukajya guhemba abandi bakobwa gutera amada. Ndumva ufashe umwanzuro nta nicyo narenza. Ufunguruzo ndakeka ruri mu rugi unugenda ukenge ureba aho urushyira. Wacisha mu rugi, wacisha mu idirishya itsapte. Ndumva ntacyo gusobanura. Nukurakoze. Barabimwira. Sinagombaga guhembwa. Gome. This is love and sacred. Aguretse. Hanyuma kuba naguhaye message nkubwira ko mwite niyo mpamvu wanze kunyitaba.
cyakoze n'abahungu b'injegera muranagwira. Wow, wari kunyinisha. Najyaga rimwe na rimwe nkureba amaso nkabikubonamo muhungu w'umubeshyi gusa. Korwa n'isoni. Nyine ndatwite wahise uvuga ati igikobwa gitwita muri iki gihe gute? Ntago wakemera kuba papa w'umwana wanjye. Amasezerano yose twahanye. Sibyo? Ngiye kubuza urushye. Ninde wundi uri kubyibazaho kabiri? Urimo urabyibazaho kabiri. Ntukajye umbona ntitonda gutire ngo nje ntago ntababara. Ese bahungu mwabaye gute? Ko wari waransezeranyije ko tuzabana mu bibi mu byiza tukabibanamo. Wahindutse ute se nyiramuhu? Message gusira gukanze. Wow. Message iragukanze. Usukuraho telefone. Ntabwo twite. Ese urumva ukeneye kubimenya? Ukeneye kubimenya? Ese no kuvuga ngo ibintu byose wakoze ni prank. None uje untera niki? Wait. Look at me. Ubu ndumukobwa mubi. Kuba naraje nkakwimaramo ubona ndumukobwa mubi kuryo nabundi muhungu. Ubona ndumukobwa mubi. Cyangwa utekereza yuko n'impumyi zigeraho zigahumuka monsheri. Nashaka kugutestinga ndebe. Ninde ndi kumwe nawe mu rukundo. Nakubonye. We wanyawe. Halo. Oui. Muraho ma. Ndaho meze neza kuri kurirazi. Byagenze gute se? Oya ma warapfuye wapfishijwe n'ikisuba wongeye wafashwe. Mana we mapo. Pore none se yiwe. Ya miti warayimaze. Mana we ma. Yiwe. Ma ikibazo ni amafaranga mfite. Nyamafaranga nahise nyakoherereza cyagiye. Nayandi nasigaranye. Mabasi ngabasi pole. Ndaza n'amafaranga mfite. Ikibazo na vesti n'amafaranga nari namubwiye ngakumpera ari kunyishyuza nayo ntabwo nari nayabona. Mawe yawivuga ngo ugiye gupfa n'ukuri mbabarira. Ibintu byose wakoze byose byari mikino. Of course. It was prank. Of course. Of course. Nakubonye. Nukuvuga usigaye uzana imikino muri relationship yanjye nawe. Cyakora. Era ndaciri. Uyishaka kwibabazwa aho ngaho. Uraciriritse se biki? Urifasha urambeshya yuko ngo utwite ako uza agaciro k'umwana. Wow. Ni wowe urakaye gutyo. Ni wowe ubashwe nuko natwite cyangwa ubashwe nuko tuzatigira igihe cy'imikino tujya n'igihe kiri seriye. Kabiri kangahe ngiye ngukinisha? Kabiri kangahe se ngiye nka message utwitiye umukunzi wanjye agahita akuraho telefone kuko atishimiye kuba papa. Nyine ndi umukobwa mu bindi kimwaro nago wabyarana nanjye. Cyakoze. Icyo nicyo kikubabaje.
kubona babajwe na time yanjye. Ese undi ninde wakubwiye yuko nagukunda? Choosing the fire for nothing. Ninda muntu ateye inda nimba naraguteye nimba ari ibyo koko. Naye gutere kuri phone cyane gutereye turi kumwe. Ngo yinteye kuko ambeshya gakunkunda. Nurese nimba nakubeshya yuko ukunda. Wayuze ukabimbwa amaso kumazi. Webaho nuyi. Ko ntatwitera. Ubi yaba ntwite none. Ko ntatwite. Ubi yaba ntwite. Ntumufashe ukantira nko muri puberi ukarunda rugira. Wajure kubugoriki. Wajure ko umwana. Kuza ukicara tukabiganiraho ni ikibazo. Nibwo nanjye mbonye neza ko umugabo ari umwana wundi. Ni umwana wundi. Maze ikibazo cyawe ni iki? Uvoma hafi. Mvoma hafi siki. Mvoma hafi. Maze rero twumvikana. Nakwihore. Nakubashye pe umukunzi wanjye. Uretse nyita umukunzi. Kandi mbabarira tubigendere mu neza. S'il te plaît. Urikumva? Twubahane. Mvuze ngo ngambwira niye mpamvu yaguteye kugira ngo uze unzane hiyo mikino ya kiboyi kabiri kangangiye nkinana nawe. I was really need to know if you really love me. Ese ko gitumva yuko umuntu agomba no gufata umwanya agatekereza ko ibyo bintu. Ikibazo ntabwo nzi ukuntu nagenda nkabwira bosi cyangwa mbabuja ngo bampe amafaranga kandi ejo bundi barayambaye ngahita nyaguha nkaba ndi mu kundi kwezi kutarajya no byibuze mu minsi 5 cyangwa nta n'icyumweru nakongera gukorera ukundi kwezi ubu barayama. Umwana wanjye ndakumva ariko byibuze niwe kuko muri Kigali ntiwabura n'undi yaguza none se uko ngiye gukora none se mba ndaguza ya pasiporo ndagerageza ndeba ukuntu ndemera nshaka umuntu kugura wenda usi telefone nayigurisha na twajya tuvugana gute nta kibazo ndagerageza. Mwana wanjye gerageze niba umukozi utakaza zemera ngo wowe witere kuri aka telefone nta kibazo nga nawe basi wirinde nushaka basi ujye kwahira bya byatsi upfe kubitogusa ubinywe urebe ko bikugabanyiriza bya bindi bisa move kugira ngo umuvuduko ujye hasi. No nta nubwo hano hantu njya byibuza ngo nagavura bagura bahahira ukwezi. Ukeka yuko umwana azamugutyo gusa just like that baramupitinga n'urupapuro. None se wakuyeho telefone kubera iki? Ese mu buzima bwanjye kuva navuka nibwo telefone yanjye yari ivuyeho niko biza. Kuki se yavuyeho nyuma yo kubona message yanjye? Kuki yavuyeho nyuma yo kubona message yanjye ko ntutwite? Icyo nicyo kibazo kikuzanye cyangwa uje ndamwe no kukubaza impamvu. Ese ushidikanya ubundi yewe ko ngukunda? None sura nkunda mu gihe nkubwira ko ngutwite ugakora phone. Of course I do. Wako umuntu ajya kubwira ukabyumva. Nzakora iki kugira ngo wumve yuko ngukunda? Nziyice. Genda uzana icyo manibage nimba ari byo shaka yuko ubona. Ngambwira impamvu rero phone yawe yavuye. Nje natekereje uko nyine utahutse. I'm sorry for lying to you. Nashaka gutestinga kuko ni mbonda. I love you. I love you. You know what? Fata inzira y'udutoka mvira hano. Genda se mvira hano. Ngwiki. Siburi muzi. Soka genda. Genda se mvira. Wese nyine ntabwo ntwite. Chumuka orere genda. Kazanza na hiyo micho.
mayihangane nta kibazo ndashaka ukuntu mbigenza. urakoze mwana wanjye urakoze n'ubundi ni wowe jisho ryanjye ni wowe umuteye ubuzima bwanjye Nta kibazo. Bakarame. imana igushobotse icyo wakora dore ni wowe mugabo udasigaranye Amen. imana igushobotse mwana wanjye wowe wasigaye mu cyimbo cyacu nta wundi wereka nta wundi Sawa ma reka nkomeze akazi. Reka nkomeze akazi. mwana wanjye nagutse bajya kumaze ukabuka Sawa. Amafaranga ndayakura heza ubu ngubu ko ari igisasu nyikoreje ma. Nta nubwo mubajije nimba ari nangahe umwana nagiye kumbwira ngo ni 50. kakumunga mureke ngo nuko atankwi urebye ni ukuri kw'Imana mbabarira mfasha mbwira vuba ubwo nigendere. nyine nagira ngo usabe imbabazi. Izo mbabazi mbabara nta mbabazi mfite kantona mu gihe udashobora kumbwira uwanditse iriya message mbabarira rwose pe mbabarira ibyo nabonye birahagije. Hari icyo ushaka kurenzaho se buriya cyangwa hari ibindi ufite ushaka kunyereka bishyashya? nyine nagira ngo usobanurire intandaro y'iriya message. iriya message ukuntu yaje nanjye simbizi. Intandaro ntayo kuko narayibonye. Wari uzi ko ntazayibona se? Erega Imana irankunda. umwanya nkusobanurire. Mbona ngo twana guhagarara muri no muhanda ahubwo. Tukakwitara atajya n'umuntu mbona mpagararanye nawe, umuhungu udashobora kunyubaha nkawe unsuzugura. Just a moment. nyine message nayibonye kuri ya pe. nimba ari umuntu yifuza yuko dutandukana akabaza ibyacu simbizi. Igihe cyo nakubwira cyo ese buriya butumwa bwaza mu gihe twahuriranye tugahura waje kundeba koko. Ikintu n'uburyo ngukunda nkakubaha ntabwo nagusuzuguza Rwanda pe. Unyubaha ntiwajya wirirwa guteragura amada dore ko wagira ngo uri imfizi y'akarere. Shiri wanjye njye rwose neza umuntu atera inda atanaryamanye n'umuntu. uko ubizi maze umwaka rwose nta wundi muntu nzi uretse wowe wenyine. Hari ntacyo utamfasha ari financial ari mu buryo bwa none uriya muntu agiye kuri Google ashakaho nimero zawe arakwandikira ati ndatwite wanteye inda. ese ko nawe namuhamagaye. Erega ibintu uri kubona ntabwo byumvikana. Urumva we byumvikana oya igire za mu kimbo cyanjye wumve ko ibintu uri kumbwira nawe nabikubwira ukanyumva. nyine nawe niyo mpamvu nciye bugufi uwo kubigusobanura kandi ntabwo byakunda. Ubu guciye bugufi. Hari ikindi kintu ushaka se ahubwo kitari icyo ngicyo kuko ibyo ngibyo byo rwose sinkumva sindi kumwe nawe. nyine iriya namba narikorinze bake yanga kumfata bye. n'ubwo nimba ubishaka umbwiye nyahamagara urebe. ntabwo igicamo ntabwo nimba ari n'umukobwa ntabwo umunsi uwo ari we rwose. cyane warakwanze nyine kuko wamuteye inda ukanga kumusanga ukaba ungarukiye. se kabiri kangahe ntereta koko kari wowe wenyine mfite. Uraheta kangahe se ntabwo byagaragaye? basi nkora icyo kujya kubyumva. nta na kimwe kuko kariya nta gasuzuguro nta kunyubaha nta kuma agaciro umfata nk'utundi dukobwa twose uri kubona ubona ndi kuri level yatwo. ariko ntabyo navuze. nese basi waharetse basi ndabyemeye bya bindi wansabaga byo gusohoka dusohoke tuganire tujye ahantu tuje. Ugiye kumbwira ukuntu wateye inda n'uburyo ugiye kureramo uwo mwana? ntabwo nateye inda ariko nibyo wabonye nese uwo nguwo yaraje arabihamya. Nose undi nimba utabyemeruje gusaba imbabazi z'iki? nje gusaba imbabazi z'ibyo wabonye n'uburyo ntabonyemo mbigusobanuriramo ko byantunguye kiragiye. anagusaba yuko twajya nyine twasohoka kamumwe tukabiganira. Tugasohokera hehe? aho ushaka ari hose. Nyine mbwira nawe ahantu twasohokera nkumva ndishimye.
turi hahana nawe wambwiye ubushize. Mva ndaza kukubwira nyine ubwo ndagusubiza nimba bikunda cyangwa bidakunda. Ndumva nakigendera. Kandi sawa. Ariko reka manzi. Nta kibazo turaza gusohoka aho hantu. Ariko ninsanga. Ninsanga kuko warateye inda. Kantona. Nakuranze. Ariko nyine kubatandi ruhande ese kari unyura ese kari unyumva mbwira ibyanjye byose. This is love and sacred, love and sacred, love and sacred. This is love and sacred. Na numwe uzi uko nimva. Josiane, tebya ndabaye urimo uranarira se? Wabaye iki? Ntacyo. Nese uri koza amaso ibyo ngibyo urimo? Ni isuku y'amaso uri gukora? Nonse wabaye iki? Josiane, ufite ikihe kibazo? Nyine mama wanjye arwaye. Mama ararwaye? Ararembye cyane. Arwaye iki? Amaze igihe kinini arwaye. Rero iyo atabonye imiti nyine arongera akaremba. Rero ari kunsaba amafaranga kandi n'amafaranga yandi mwamaye ubushize narayamwoherereje bakemuza ibindi bibazo n'amafaranga y'umwana wanjye. Rero mama arongeye araremba. Kandi nyine bako ejo bundi mwari mwampembye nagize isoni. Nihangane pe. Pole kabisa. Nese ko waje ukabyerera mu kazi ukigunga ukaguma wenyine urumva kwicara hano hari ikintu byari kugufasha gukemura? Numvaga nta kindi kintu mfite cyo gukora. Ngaho rekera aho kurira tuganire. Arwara iki mama wawe? Arwara umuvuduko w'amaraso n'umutima. Umuvuduko? Akeno kwihangana. Nese niwe mwana wanyu bagira we ngenge nukora. Niwe wenyine ukora? Abandi bose nyine nta kazi bagira ni n'abatoya. Muri bangahe wanyu? 3. Ubundi umukuru yaragiye nyine umuhungu agenda kuba muri Kigali nyine yaje kujya gutwara muruzi. Oya hano turi ni muri Kigali nazo ko kwamba yagiye muri Kigali kandi nawe ari urimo. Okay rero akundi ari ukuntu nyine umuntu yisanga afite ikigano nk'izo ngizo ariko ntukazitotombere pe. Ntabwo nitotomba iyo nyafite ndayaba ngo nuko maze iminsi mfite amadeni. Ese undi ko mbere twarakongejeho nyine yose ngiye bayonyabaye bati iyo muyamaye mama ahita amamagara nkayamwohereza yose. None se ubwo ukaba ubayeho ararwaye cyane nicyo kibazo reka kandi baba bakeneye no kurya. Ese mugira so? Wowe uvuga ngo nawe wita ku muryango wawe wose.
Paul kabisa rero nize kubikubwira turi umuryango nubura n'ikibazo nk'icyo ngicyo nyine ntukigunge niba ufite ikibazo ujye uza utubwire turi umuryango narabikubwiye ntacyo ndaza kugushakira 100 byibuze urakoze mbabaye hano bakoze Imana umuhungu urebe ikintu wajya gufasha mama wawe bose murakoze cyane Imana umugisha. This is love and sacred, love and sacred, love and sacred. This is love and sacred. Na n'umuzi uko n'isi y'abakundana yuzuye amabanga simenye ikigiye simenye igisigaye mbona ibihinduka gutyo